Amahoro bana b'Imana, dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa kabiri w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 4 Gicurasi 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mutwe wa 14, murongo wa 19 kugeza kwa 28. Paulo na Barinaba bari i Listri, haza kwaduka abayahudi baturutse i Antiokiya n'Ikoniyo, bigarura rubanda. Batera Paulo amabuye, hanyuma bamukurira hirya y'umugi bibwira ko yapfuye. Ariko igihe abigishwa bari bamukikije, arahaguruka asubira mu mugi. Bukeye ajyana na Barinaba i Deribe, ngo bamare kwamaza inkuru nziza muri uwo mugi no guhabona abigishwa benshi. Bahera ko basubira i Listri, Ikoniyo ni Antiokiya. Bakomezaga umutima w'abigishwa, bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati, ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Nuko bashyiraho abakuru muri kiliziya, bamaze gusenga no gusiba kurya, babaragiza Nyagasani bari baremeye. Hanyuma bambukiranya akarere ka Pisidiya, bagera muri Pamfiliya. Bamaze kwamamaza ijambo ry'Imana i Perije, bamanuka berekeza Ataliya. Bahavuye bajya mu bwato berekeza Antiokiya, ari nawo mugi bari baturutsemo. Ubwo abavandimwe babo babaragizaga Imana, babasabira kuzatunganya umurimo nyine bari bamaze kurangiza. Bagezeho bakoranya kiliziya, babatekereza iby'Imana yari yarakoranye nabo byose, ariko cyane cyane ko yuguriye abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Nuko bamarana iminsi n'abigishwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Uhoraho, abayoboke bawe nibarata ikuzo ry'ingoma yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 14, murongo 27 kugeza ku 31. Muri icyo gihe yagiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Ntimugakuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Mwumvise ko nababwiye nti, ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Iyaba mwankundaga, mwakwishimiye ko nsanze Data, kandi ko Data nduta. Dore mbibabwiye igihe cyacyo kitaragera, kugira ngo nibiba muzemere. Sinkivuganye namwe byinshi, kuko umugenga w'isi aje. Nta bushobozi mfiteho, ariko aje agira ngo isi imenye ko nkunda Data, kandi ko nkora uko Data yantegetse. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nimugire amahoro. Kristo wazutse nataha iwacu, ahasakaza amahoro ye. Bavandimwe, uyu munsi turazirikana ku ijambo amahoro, la paix, shalom, pax pachis, amahoro. Abanyaroma bari bakaze cyane mu bintu byo kurwana, bakigarura ibihugu byinshi, kugeza n'ubwo Roma yabaye centre y'Uburayi. Izo conquête zose kwigarura ibihugu yabigeragaho kubera imirwano. Bageraga imvugo ya Flavius Publius igira iti, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix prépare la guerre. Ngo niba ushaka amahoro, ngo tegura intambara. Nuko rero bavandimwe, buryo wamenyere kurwana nta kindi arota usibye intambara. Naho umukristo we wamenyere kubana na Kristo yakagombye kurota amahoro, amahoro ya Kristo, inzira y'amahoro, ubwumvikane, amahoro. Umunsi umwe abagabo babiri barabanzi pe bizwi cyane, ko aho umwe yaca undi atahaca, kandi bombi bari n'abakristo. Bagiye mu miserero umunsi umwe yicara inyuma y'undi, ntawe ubizi muri bo. Noneho cyagiye cyo kwifurizanya amahoro ya Kristo, wari imbere yafashijwe n'amasomo cyane y'uwo munsi, yafashe n'ingamba zo guhinduka, ari guseka yishimye cyane. Nuko ahindukiye ngo he mugenzi w'amahoro bari bakurikiranye, agiye kureba asanga ni wa mwanzi we. Ashaka gusubiranya iminwa, biramunanira. Uko yagakomeje aseka, naho mugenzi we araseka cyane. Bombi baraseka. Nuko bombi bahana amahoro ya Kristo bati, ubundi se turapfa iki? Kare kose twigiraga maki. Nuko bongera barasubirana kubera Imana. Bakristo bavandimwe, mujye mwitondera kandi muzirikane ririya jambo ryo mu misa, mwifurizanya amahoro ya Kristo. Ririya jambo rirakomeye cyane, rirahindura, riromora, rirunga, ritera ibyishimo. Erega akenshi nuko turivuga turangaye, tukarikora tutabyitayeho. Muvandimwe rero kiriya gice nujye ukigeramo, ujye wifuriza amahoro abakwegereye ku buryo bugaragara, ariko no ku buryo butagaragara uyifurize aho wita abanzi bawe. Uyifurize n'abibwira ko batekanye kandi batari muri Kristo. Ngaya amahoro y'umutima, amahoro ya Kristo aduhuza, akaduha kunga ubumwe. Kristo we akora ibishoboka, ayo mahoro akabagezaho wowe utanabizi. Kubera nde? Kubera Kristo wazutse, Kristo uzana amahoro.
Iyo uvuze akavuyo, urusaku, umwiryo, umva ibyo bintu bitaremereye, nta kirimo. Ariko havuga nk'ijambo imbabazi, urukundo, ibyishimo, amahoro, ihita wumva ibyo bintu bifite ireme, biremereye cyane. Kubera iki? Nyine urusaku ruraguruka, naho amahoro arahaguma nyine. Ushobora gukora ibintu bihambaye cyane, ariko iyo nta mahoro ufite ntiwishima, yewe binagupfira n'ubusa. Mu isomo rya mbere turazirikana ingendo z'amahoro z'intumwa Pawulo na Barinaba. Ingendo zirimo imvune, gutotezwa, gukubitwa, gufungwa ndetse no kwica yewe bizaziramo, ariko akamaro k'izo ngendo ni amahoro. Bagendaga bakomeza abanyamahanga bigisha inkuru nziza y'amahoro. Bagize bati, Pawulo na Barinaba bakomezaga umutima w'abigishwa, bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera. Amen. Urakoze Yesu. Ibyishimo by'intumwa ni ugutotezwa bazira inkuru nziza. Kwibutse ko amahoro atari ukubaho nta kintu kikuruma, nta mibabaro uhura nayo, ahubwo amahoro ni ukuba wunze ubumwe na Kristo, umunyamibabaro, kandi nyine imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. N'ufite amahoro aba afite uwo yamuhaye. Ari byo izi ntumwa zagize ziti, ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Amen. Ntawe ujya mu ijuru atababaye, ntawe ujya mu ijuru adapfuye. Ni ngombwa rero kwitoza kubabara tukiri hano ku isi, ariko ubabare budusukura, buduha amahoro, amahoro ku Mana. Murakoze ba Pawulo kuduhumuriza no kudukomeza mu magorwa duhura nayo hano ku isi. Mu ivanjiri y'uyu munsi Yesu ugiye gusubira kwa se, ariko akumva hari ikintu cy'agaciro agomba gusigira be. Mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, sinyabahaye nk'uko isi yatanga, ntimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Amen. Nginda mu kanywa Kristo wazutse, nimugire amahoro. Reka rero turebere hamwe ubwoko bubiri bw'amahoro. Hari amahoro ya Kristo n'amahoro y'isi. Amahoro ya Kristo, kuko twabivuze, ijambo amahoro n'ibyishimo birajyana. Ni cyagiye wumva uri umukene, ukumva ko utihagije, ukirukira ku Mana, kwishingikiriza Imana, kwegamira Imana, kwegamira Kristo. Muvandimwe, wowe wegamiye nde? Wegamiye Kristo? Iyo uri mu Mana wunze umwe na Kristo, ukora neza, icyo ukoze Imana ikagishima, ugasenga neza, ugakora ibikorwa by'urukundo, wumva mu mutima wawe wishimye. Ngaya amahoro y'umutima, amahoro ya Kristo, yayandi nanone ubona kabone n'ubwo waba ubabaye, uri mu magorwa, wahombye, watsinzwe, uri mu bitotezo, waburaniwe, ariko wizeye Kristo, wizeye kuri mu Mana, kuko na Kristo nubwo ari umunyamibabaro kandi agatanga amahoro, ibyishimo bye n'amahoro ye ntatana n'imibabaro. Kugira ibyo uvuze kuri iyi si ariko ufite Kristo, humura, uriho neza, uriho mu mahoro. Niba ufite Kristo biraguhagije muvandimwe. Naho amahoro y'isi ni yayandi akubeshya ko yakurangiza ibyifuzo byawe byose byo kuri iyi si, ibyifuzo by'umubiri, akakurarikira gukemura ibibazo byawe byose ufite, ngo ukababona akazi kagushimishije, kaguhemba bikomeye. Rimwe na rimwe ukaba kabonye waratanze ruswa, ukagomba kwicuruza, kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ukigurana akazi, ukagira amafaranga n'agafaranga, ukagira abana, ukagira ababyeyi, ukagwiza imitungo, ugatunganirwa, ariko ibyo byose ukajya ubirya ubitamwa amarira. Niba atari amahoro ya Kristo, ugahora uganya kandi ukize, ugahora mu kababaro kuko udafite Yesu nyine. Ufite byinshi by'ikirenga, ariko muri uwo murengwe harimo akavuyo gusigira, usigi iwawe. Ubukungu bukagutera gusesagura, ugasinda, ugasahura. Ubukire n'umurengwe bigatuma uca inyuma, umurengwe utuma ugambanira abandi, ushaka gusahura no kwikubira. Mbese iwawe hagahora induru, nihe hari bombori ni ku mukire. Ni wa wundi w'umukungu. Muvandimwe, nibwo ubukire bwawe kubona atari Yesu wabigizemo uruhare, nta mahoro wagira. Tukajya twitiranya amahoro n'umutekano. Muvandimwe, ushobora kuba urinzwe n'imbwa, babagabo barindwa n'imbwa, ukarindwa n'intwaro zigukikije impande n'impande, ukarindwa n'amafaranga n'ububasha. Icyo gihe ufite umutekano usesuye, ariko nawe uhorana ubwoba, ukarira kuri baranyishe, ndapfuye we, ntabwo inyegamburiro urugira. Aho ngaho urafunzwe, uri muri prison, nuko utabizi, kuko nta burenganzira busesuye ufite. Nubwo wibwira ko ufite umutekano, urakize, nyamara mu gihe undi yibereye mu mahoro, ari kwirira akajumba cye ntawe umuhagaze hejuru. Mubyeyi, wahitamo umutekano cyangwa wahitamo amahoro? Wahitamo amahoro y'isi cyangwa wahitamo amahoro ya Kristo? Ibaze, nanjye nibaze. Aya masomo y'uyu munsi adufashe gushyira amahoro iwacu
mu ngo zacu, mu mitima yacu, mu bo tubana, aho tuba. Amahoro mu mitima yacu, nawe utifuza amahoro bavandimwe, ariko nanone ni ukuyaharanira, nawe ukabanza kuyaha abandi atari ayawe, ahubwo ugatanga amahoro ya Kristo. Mu ishuri rimwe abanyeshuri bigeze kwiga umwandiko, noneho mu nyunguramagambo hari harimo ijambo gupfa kigabo. Nuko umwana umwe utari wasobanukiwe abaza mwarimu icyo bivuga. Mwarimu aramubwira ati gupfa kigabo ni ukwihangana. Nuko umwana akomeza kuzirikana kuri iyo nyunguramagambo. Nuko ageze mu rugo asanga se yaguye agacuho, ibibazo byamwishe byamurenze, aryamye mu ntebe kubera amadeni yari afitiye abantu, yabuze icyo yishyura, ndetse nawe nandi bari bamufite baranze kumwishyura. Nuko umwana aramwegera ati papa pfa kigabo. Uwo mwana ashaka kubwira se ati ihangane, pfa kigabo papa. Nawe umuyobozi, uyu munsi nugera ku kazi wimenyereze guhumuriza abakozi bawe, wirinde gukangata no gukangaranya, kuko ari ibya Sekibi. Uhumure nka Yezu uti nimugire amahoro, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro. Umubyeyi ntahungabanya abana ati nimugire amahoro bana banjye. Umugore, umugabo n'abana mwese mbifurije amahoro. Ubihanganishe nka wa mwana uti papa pfa kigabo. Nawe ugira uko wihanganisha abo mubana abahuye n'ibibazo, ubihanganishe. Nta muntu n'umwe kuri iyi si udakeneye ihumure rya Yezu. Nuko rero nawe aho ugeze hose harangwa amahoro, n'ibibazo biramutse bivutse ntaba ari wowe ubizana, ntube intandaro, ahubwo wowe ube umugabuzi w'amahoro buri munsi, ube umunyamahoro buri munsi. Nimugire amahoro bana b'Imana. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.